Ikaze ku makuru yacu uyu munsi, amakuru mutegurirwa na HTI murayagezwaho nanjye Simbi Melissa. Urubyiruko rw'ingimbi n'abangavu bavuka ku babyeyi bakora umwuga w'uburaya bakunze guhura n'ihohotera rishingiye ku gitsina ndetse n'indi hohotera rikorerwa abana kubera ubuzima babamo bitewe n'umwuga ababyeyi babo bakora. Ni muri urwo rwego HDI yateguriye aba bana amahugurwa agamije kubaha inyigisho ku burenganzira bwabo muri rusange n'ubuzima bw'imyororokere by'umwihariko. Ibi ngo bikazabafasha mu kubona amakuru ya nyayo ndetse n'ubumenyi buzajya bubafasha kwirwanaho mu gihe bahuye n'ibibazo. Impamvu twateguye kino gikorwa cyangwa se aya mahugurwa, twifuzaga guhura n'abana, ingimbi n'abangavu bafite ababyeyi, abamama babo bakora umwuga w'uburaya. Twabonye ko bahura nabo n'ihohoterwa ritandukanye, kuko hari ingero twagize aho umwana ahura n'ihohoterwa iyo umukiriya aje gushaka umubyeyi ntamubone, yasanga umwana akaba ari we ahohotera. Twifuzaga kubahereza amakuru ku bijyanye n'uburenganzira ndetse n'ubuzima bw'imyororokere, mu gihe habayeho ikibazo nk'icyo bamenya ese barakora iki, bakura hehe ubufasha mu buryo bworoshye. Icyo twiteze nyuma y'aya mahugurwa ni uko abana twahuye batanga aya makuru bakuye hano ku bandi bana bagenzi babo bahuje ikibazo, ku buryo niyo babona ikibazo ku ishuri cyangwa se mu rugo bamenya aho babwira bagenzi babo kubariza, ndetse nabo ubwabo bahuye n'icyo kibazo ese babariza hehe. Hari abo twabonye batanditse nko mu irangamimerere, twababwiye uko bigenda, twababwiye icyo bisaba, batubwiye ko bagiye kuba abavugizi ku babyeyi babo ku buryo nabo ubwabo bakwandika mu irangamimerere. Batubwiye ko hari igihe bahura n'ibibazo mu gihe bagiye gukora ibizamini bya leta, ugasanga ntabwo bemerewe kubera ko batari mu irangamimerere. Hari n'abo twahuye nabo batubwira ko bagira ikibazo mu gihe ababyeyi babo bagiye gufungwa, ugasanga basigaye bonyine, nta biryo. Ndetse hari n'abo usanga wenda baravukanye ubwandu bari ku miti, ariko ukabona ntabwo bashoboye gufata imiti neza kuko ntabwo basobanukiwe ese imiti bafata ni iy'iki, ese bayifata ryari, bayikura hehe, ndetse n'ibindi bibazo by'ubuzima bitandukanye. So nyuma y'amahugurwa twiteze ko hazabaho ubukangurambaga ku bandi bana bagenzi babo. Ni icyiciro gitoya twahuye nacyo, ariko tuzakomeza tugerageza guhura nabo benshi batandukanye mu mirenge itandukanye, ku buryo aya makuru turi gutanga azagera kuri benshi. Nyuma y'aya mahugurwa abana bishimiye ko bahawe amakuru yizewe ndetse kandi ko agiye kubafasha mu buzima bwa buri munsi, kandi ko bazarushaho kuyasangiza bagenzi babo batagize ayo mahirwe. Njyewe ikintu ngiye gukora ni nko gutanga amakuru mu gihe hageze ihohoterwa mbona cyangwa se numva bagiriye ku muntu twaba tuziranye, wenda maybe ari inshuti yanjye, ndetse no kubwira ibyo nigiye mwahangaha abandi bantu batabizi, kuko ibi ngibi ntabwo ari uko abantu bose baba babizi. Ubwo rero nanjye ndagenda mbibabwire nko mu nshuti zanjye, izi information abantu tube tuzifite ko ziba zizewe kandi ari ukuri. Iki gikorwa cyo guhugura aba bana kije cyunganira ibindi bikorwa HDI yari isanzwe ikorana n'abakora umwuga w'uburaya, harimo kubahugura mu burenganzira bwabo no kubigisha kwirinda ingaruka z'ubuzima bashobora guhura nazo mu mwuga bakora. Ni naha dusoreje amakuru yacu uyu munsi. Mwari kumwe nanjye Simbi Melissa, naho ubutaha.